Never in the history of humanity wumva amagambo dutangiranye has ati nta na rimwe mu mateka y'ikiremwa muntu science and technology siyanse n'ikoranabuhanga byateye imbere advanced ku rwego years. rwa tekinoloji dufite muri iyi myaka turimo. Bivuze ngo kuva isi yaremwa nta na rimwe ngo tekinoloji yigeze itera imbere ugereranyije n'iyi myaka turimo ubu tuvugana. Indicate that until the ubushakashatsi bwerekana ko 1900s kugeza mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda ubumenyi bwa muntu bwikubye ati bwikubaga kabiri buri mwaka. Buri uko umwaka wazaga uhere mu gihumbi kimwe magana cyenda ati buri uko umwaka wazaga ubushakashatsi bwikubaga inshuro ebyiri. Mbese abakoraga bashyiragamo imbaraga. In 1950, ariko mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu knowledge began to double. Ubumenyi bwatangiye kwikuba kabiri gatatu kane buri mwaka. Every 25 years. Noneho mu myaka y'ibihumbi bibiri umva amagambo 2000s bwikubye inshuro 25. Urumva mu mwaka w'ibihumbi bibiri bwa bushakashatsi bwikubaga kabiri gatatu kane bwahise bwikuba inshuro 25. ngira ngo urumva noneho urumva ukuntu noneho byahise bifata indi ntera. Of the internet. Kandi ibyo byose byabaye kubera internet uko yagendaga ijya hejuru yegera imbere ngo ni nako buno ubushakashatsi nabwo bwarushagaho gufata indi ntera. Ubumenyi bwa muntu every year bugenda bwikuba buri mwaka. Bwikuba mu mwaka. Noneho bavandimwe rero knowledge is doubling ubumenyi bwacu almost daily. Busigaye bwikuba kabiri buri munsi. Mu gihe byatangiye ari kabiri gatatu kangahe mu mwaka, none byamaze kurenga muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 na 4 na 5 ubumenyi busigaye bwikuba kabiri buri munsi. Ngira ngo urumva icyo kintu. Technology is launched. Ati buri mwaka hagenda hatangizwa tekinoloji, ikoranabuhanga rishya, mudasobwa nshyashya zikavumburwa, telefone ngendanwa, amasaha ndetse n'inzu nazo ubwazo. Inzu kugira ngo umva tekinoloji imaze kugera, inzu nazo ubwazo zisigaye zijyamo ikintu bita ikoranabuhanga. Bigenda byiyongera cyane bidasanzwe. Same time something kandi ibyo byose bibiri cyarimwe. Tekinoloji buri kimwe cyose bikabiri cyarimwe. Ikintu giteye ubwoba rero kigaragara mu maso yacu, ubwenge bwa gihanga noneho bwo burimo burakabya. Buri gukabya bya danje ku buryo abantu bamwe bashobora gutekereza ko ubwo bwenge butanari, bakavuga ko ari ubutubuzi ubwo atari ubwenge burimo buraba. Bamagambo ku batabizi rero ubwenge bw'ubukorikori n'ikoranabuhanga y'amamashini birimo birakora ibintu bidasanzwe kandi buri munsi. Ikoranabuhanga n'ubukorikori ngo byo biri gukora ibidasanzwe kandi buri munsi. Ibi biri gutuma ubwenge bw'abantu mu gihe kiri imbere hari igihe buzaba butanakenewe pe. Ibi byo kuvuga ngo ufite ubwenge narize narangije kaminuza, ikoranabuhanga ririmo riraza ngo hari igihe kizagera babona ko pe wowe utanakwiriye no kubura aho ngaho hari ikintu urimo urakora bagusimbuza imashini. Ibi bintu biteye ubwoba isi. Ati rero tugenda dukoresha ikoranabuhanga tukumva turishimye, tukavuga tuti hari ikoranabuhanga ryabaye, tukumva turanezerewe bya danje. Kuko tuba tuvuga ko ari iterambere ririmo riraza, ariko ngo ntabwo twita ku ngaruka ibyo bintu bishobora kuzateza, kuko tuba tuvuga ngo twebwe iri ni iterambere reka turikoreshe. Ati rero ndagira ngo mbabwire yuko ubu turi mu bwenge buri artificiel. Bavuze ngo ubwenge buri artificiel ni ukugira ngo nkwereke yuko baba bakwereka yuko abantu bwabo ntabwo bagikenewe kuba bakora mu kazi, ahubwo amamashini ubwabo niyo akeneye. Amamashini niyo ubwayo akeneye gukora kano kazi, abantu bakicara aho ngaho bakaba basamye bagaburirwa. Mbese nimba nabyo bizaba bikinashoboka, ariko amamashini ariyo arimo arikorera. Bamagambo kuko vuba hangana n'ababeshyi ubu bwenge bugiye gutangira, ndetse n'ababeshyi bwaranatangiye ubutayari tuvugana. Kuko wenda nimba wakana ko buno bwenge bwatangiye, banze urebe nk'icyo bita ngo ni chatbot cyangwa se ChatGPT. Ubu ntabwo umuntu bigikeneye ko akoresha ubwonko cyane kugira ngo agire icyo yimariro. Ikintu cyose ukeneye urakoresha icyo bita ngo ni artificial intelligence ikagufasha. Ndetse ikintu kimwe cyonyine ukora ni ugukanda ibuto ugafungura icyo bita AI, akaba ari system itanga ibisubizo ku kintu cyose waba uyibajije. Iyi AI umva makuru, iyi mashini ifite ubwenge buhambaye cyane ku buryo rimwe na rimwe niyo umuntu aganira ni ChatGPT, niyo bita artificial intelligence bita ngo ni ChatGPT. Ifite imbaraga zidasanzwe mu bwenge bwayo n'ubumenyi babikoranye.
to questions ku buryo buri kibazo cyose uyibajije is so iba yiteguye guhita itanga igisubizo bidatinze. human being. ubwo se urumva bizaba ngombwa kubaza mwarimu ngo mwarimu ndagira ngo unyigishe ukuntu ibintu bikorwa kandi ubizi ko chat GPT zihari In the face ikintu cyose uraza kuzibaza ziraza guhita zigusubiza. of all this imbere y'ibi byose rero technological evolution, igitangaje nuko iri koranabuhanga naryo ubwaryo rirahindagurika buri munsi, ntabwo ari ikintu gihoraho. icyo ni ikibazo. what we're seeing today ati kuvuga kw'iri koranabuhanga no kuvuga kw'iyi artificial intelligence, buno bumenyi bwa muntu ariko bwakozwe butari karemano, biri gutera ubwoba bigatera impungenge hafi y'isi yose. isi yose irimo iratitira ku buryo abantu benshi cyane batangiye kujya mu mihanda bakavuga bati ibi bintu birimo biraba ntabwo ari byo, ntabwo tubishaka, bibaye byiza mwakabaye muhita mubikuraho ako kanya kitaraganya. urumva ndetse ngo ibi ngibi abahanga mu bintu bijyanye n'iyobokamana batangiye kugira ubwoba, aho bari kuvuga bati iri ni irangira ry'isi, imeruka igiye kuba, kuko ibi byose byari byarahanuwe na Bibiliya, yari yarabyanuye ngo mu gihe cy'imeruka ubwenge bw'abantu buzagwira. ati kandi nta muntu uzaba ukunda undi, kuko buri muntu wese azaba agenda yirukanka ashakisha amafaranga imiya no kubaho n'ubutunzi, bitabaye ngombwa ngo wowe runaka aba ari wowe uza kugira ikintu umufasha cyangwa se umuhereza. byongeye kandi buno buhanga murimo murumva bwose bushobora kuzaba ngo ni nabwo ngo akenshi ngo buno buhanga abantu barimo barishimira, ngo nibwo burimo burategurira isi yose, isi turimo intambara noneho ikitabashwa, aho ba bantu kugira ngo bazabashe kugira ngo abantu ngo hari igihe hazaba intambara ku buryo nta muntu n'umwe uzabasha kuyihagarika, kuko ubu haraba intambara Israel ikajya hari igasakuza ikavuga ati Amerika ni mu dutabare twatewe na Iran, Amerika igahita yifatiramo ikaza ikarwana ndetse igakuraho iyo ntambara ikaba irahagaze. ndetse intambara iraba mu Buhinde na Pakistani bagatabaza Amerika ikaza igahita ivuga ati bino bintu ntabwo ari byo mureke tubirangize. ariko ntabwo ariko bizaba bimeze, kubera yuko noneho byanyabyo ni Amerika bitabaza zabiri mu ntambara, ndetse bari kuvuga yuko iri koranabuhanga ririmo riraba ngo ari ryo ririmo rirategurira Antikristo kwigaragaza kwa nyako, agaragaje ko abashije afite imbaraga zidasanzwe zo kuba yasubiza buri kibazo cyose umuntu yaba afite. Antikristo kandi ngo we ngo yizeye imbaraga zo guhagarika ibibazo byose byaba, ariko ngo ibyo bizaba ari uko habanje kuba intambara, ari nazo Antikristo azigaragarizamo akavuga ati none ndabona ibintu byose byabananiye, reka ngiye mite nambuke nserukane umucyo, noneho izi ntambara zose nzigeze ku mwisho cyangwa se ku iherezo. ibibazo byose n'ibindi byose mubona, ndagira ngo mbanze sabe mwuka byaramwe mbabariye kuko mugakanda hano mukangurira subscribe kuri ino YouTube channel bita ngo ni The Real Magic, ubundi tugakomeza nge namwe tukirira isi mu biganiro by'ubwenge. Kababwire hafi y'imyaka igera mu 2000 n'igice yose isize, Imana yagiye ihereza ubutumwa umuhanuzi wayo bita ngo ni Daniel, akavuga ati Daniel ndagira ngo wandike ibi byose bizaba ku isi, bivuze ngo byose birimo biraba byari byarahanuwe. Ibyanditswe muri Daniel 12 murongo wa mbere kugeza mu wa 4. none ndagira ngo mwumve iki ijambo ry'Imana ryabivuze bino byose murimo murabona. iratangira iti icyo gihe Mikayeli, igikomangoma gikomeye cyane gihambaye kirinda ubwoko bwanjye, Daniel azahaguruka. icyo gihe azabaho igihe cy'akababaro gahambaye cyane kitigeze kubaho kuva iyi si yaremwa. ubwo rero ntangiriro z'amahanga cyangwa se ahari hose mu mahanga, sibyo kugeza kino gihe, ariko ndagira ngo icyo gihe nikigera abantu bawe, abantu bose izina ryabo ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, umva amagambo, abo ngabo bazarokorwa. abantu benshi mwihangane ngo ndetse abantu benshi baryamye mu mukungugu w'isabo nabo bazakanguka. ni Daniel bazakanguka baze imbere y'amaso y'Imana barebane n'Imana. ati hari benshi cyane bagenda bayobora abakiranutsi mu bibi, mva amagambo ubuziraherezo. ariko we Daniel, ati we Daniel mwihangane, murihangana
gato cyane, murihangana gato cyane dusome rino jambo ry'Imana kuko mbonye hano ritarimo riragaragara neza mu gakeya cyane. Ndagira ngo wumve ukuntu ijambo ry'Imana hano rivuga muri Daniel ibice 12 umurongo wa mbere kugeza mu wa 4 ngo maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye ujye uhagarika abantu bawe azahaguruka, hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa. Urumva ayo magambo ni 12:1 tujye kuri 2 ngo kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka, bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Gatatu bagakomeza hatubwira ngo kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi ku gukiranuka sibyo bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Ngira ngo kano kantu murakumva, ba bantu babwirije ubutumwa ngo bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Noneho kuri kane akavuga ngo nuko Daniel bumba igitabo ugifatanishije ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka, benshi bazajarajara umbe hirya no hino ngo kandi ubwenge buzagwira. Ngira ngo murumva ayo magambo tumaze kubasomera ari muri Daniel igice cya 12 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4. Ngira ngo murumva ayo magambo bamaze kubasomera yo muri Daniel 1 ndetse buramba mpita mbabwira ahantu mushobora gusoma kubera ko mba mbizi yuko abenshi muzi gusoma Bibiliya ndetse cyane no kundusha. Ati ibi byose rero mubona byanditse muri ino Bibiliya byanditswe na Daniel. Bino byose mubona science instead of knowledge. Bigaragara yuko siyanse izaba ifite ubumenyi buhambaye cyane ku buryo umuntu wese kuba yakumva yakwikorera ikintu cye uko abishaka bizamworohera. Kandi iki nicyo kibazo. None abanza urebe nk'urugero, ikintu cyose ufite ubwira ChatGPT ati se wamfasha? Yes. Kubera yuko nibyo koko ikoranabuhanga rirahari ndetse mwamubona ari ikoranabuhanga rishyashya mukavuga ati ikoranabuhanga ni sawa turumva twanarikoresha. Wenda buno bumenyi pe bushobora kugwira mu buryo buteye ubwoba nk'uko namwe mubibona. Ariko ibyo byose murabona bumenyi buragwira nk'uko biri yavuze ati ibyo byose nimubibona muzamenye yuko ndi bugufi. Nibisobanura ko created by the devil or serve only to do evil. Wagakwiriye kwemera ukemera ukareba mbese ukemera Satani akakuyobora ngo nukubera yuko cyane ko hari n'imbuga nkoranyambaga nyinshi cyane zibivuga mwakabe muri wo mutemera kuyoborwa na Satani. Nimba ChatGPT ihari ngo utekereze yuko tayari ugiye kuri guhikoresha ibintu bituma Imana usuzugura Imana, ibyo bintu ni bibi cyane. Tuzabona iterambere ridasanzwe mu bice byose by'isi mu gihe ikimeruka. Iterambere ridasanzwe rizaza, amarobo niyo azakora akazi ku buryo irobo uzajya ubona rikurutura ibintu byinshi cyane pe. Ibyo bintu biteye ubwoba b'amagambo ati ibyo bintu biteye ubwoba bya danger. Not specifically mention artificial intelligence. Ariko ntabwo bisobanuye yuko bino bintu bitangwa na artificial intelligence cyangwa se mu bwenge karemano bwagakwiriye kukuyobora uko ushaka, ahubwo wowe wagakwiriye gukurikiza ibyo ijambo ry'Imana rikubwira. Ubwenge buzagwira ngo abantu bazaba bikunda badakundana ahubwo bakunda imiya. Mwarabibonye abakobwa benshi muri kino gihe n'abahungu bari gukundana barimo barareba uri afite amafaranga nzayamurya ni nicyo kintu cyonyine abantu barimo baritaho. Ati n'ababeshye umutungo kamere ubushobozi bw'ubwenge ibyo byose birimo bikwiyongera gusa byakabaye biba biriho peni na byiza ariko bigakoreshwa neza. Ikibazo ntabwo mu bihugu byinshi cyane ku isi biri gukoreshwa neza, ahubwo biri gukoreshwa kugira ngo babashe kurwana bahanganye umuremyi waremye isi. Urumva ayo magambo? Reka turebe noneho mu Migani igice cya 2 umurongo wa 7. No gitabo cy'umwami Salomo, buriya kino gitabo bitangwa ni Proverbs cyangwa se Imigani, ni igitabo cyanditswe na Salomo. Mu Migani 1:7 umwami Salomo yanditse ko yaravuze ngo gutinya ubumenyi, meaning that all human knowledge should be under the knowledge of God. Umva amagambo. This means that yes, ndagira ngo noneho tubanze dusome mu Migani igice cya 7 cya
his tubanze twisomere imigani creatures. kandebera migani Proverbs migani 1:7 chapter 1. haravuga ati kuba Uwiteka ni ishingiro ryo kumenya, The Lord ariko umupfapfa ahinyura ubwenge n'ibibwirizwa. should be agira ngo mva aya magambo, God. ndetse akavuga ati mwana wanjye Technology. jya wumva icyo so akwigisha, kandi we kureka icyo nyoko We must agutegeka. signs that the Bible gives us about ati buriya kwitonda pe nibyo the end times. cyane mu gihe mubona yuko ibimenyetso byagiye bivugwa birimo biragenda bisohora. Matthew icyo kintu muzajye mukitaho. 24. muri Matayo 24:24 Jesus said that false Christ tureba muri Matayo 24:24 haravuga ngo iki, haravuga ngo kuko abiyita Kristo n'abahanuzi, wumva amagambo, b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya intore. mwakumvisha ako kantu, babahanuzi b'ibinyoma ngo bazaza ari benshi cyane and false bakora ibitangaza mu minsi y'imperuka, to deceive atariko elect. abo bahanuzi b'ibinyoma nibaza muzabamenyera ku mbuto zabo. kugira ngo ako kantu mukumve. And false ati Kristo hamwe n'abahanuzi prophets hari benshi bazaza biyite Kristo, abandi biyita abahanuzi, berekane ko bakora ibitangaza. Satan, atariko abo bantu bose nimubabona he can transform himself and muzamenye yuko buriya ngo Satani nawe ubwe abagira abahanuzi be, access to kandi uburyo abakoreshamo ntibisanzwe people's kuko imbaraga zabo n'ubushobozi byabo must be. bikora directed. The Bible says b'amagambo the Antichrist will arise ati bidatinze Antikristo azavuka, and win the trust of ngo kandi Antikristo naza uyu mugabo ngo azanatsinda. political and religious leaders of the abayobozi b'isi bose bazamuyoboka, people that nawe utazamwemera. religion led by abantu benshi ngo bazavuga bati uyu mugabo ntabwo asanzwe, afite imbaraga. ngo buriya Antikristo naza azaza mu gihe intambara zizaba zarabaye nyinshi cyane pe, of the end ndetse ngo And the- izo ntambara is return. we icyo azakora ni igiki, azaza ahita azihagarika ku buryo abatuye isi bose Is that all bazavuga bati wawu, mbega uyu mugabo did to dominate? abashije kubikora. And I believe ibyari byarananiye abantu Intelligence. arabishoboye. in 5 azakoresha ubwenge bw'ubukorikori mu buryo bwose abantu ways to impose his power on bazabona yuko Men. uyu mugabo afite imbaraga zidasanzwe. Antikristo all and azakontorora ubutaka, azakontorora buri kimwe, government isi yose izaba imeze nk'aho ikontorora, monitor guverinoma zose zizakorera mu kwaha kwe. Yeah. ni Antikristo bavuga. corner of the amagambo He may- uyu mugabo ngo ntacyo atazakora, and azakora ibidasanzwe ndetse birenze kurusha uko mubitekereza. education, ni Antikristo bavuga. making him aware of atariko ibyiza ni uko individual mwebwe muri gukurikirana yino YouTube channel yacu takeation of mutazabasha kugenda mukagambane kuri Antikristo kugira ngo abakontorore, information kubera imbaraga ze nta kindi ikintu azakoresha, azaba akeneye kubayobya. used to create ariko nimba waramaze kubibona, nubona intambara zaje zananiranye, ukabona umuntu araje diregite, uwo muntu yamara kuhagera agahita izo ntambara azirangiza. uyu mugabo opinion akenshi Antichrist byinshi bizakurikira azaba agaragaza ko ari umwana mwiza ariko atari umwana mwiza. that the world ndetse ngo icyo azakora nta kindi, third azagerageza gufata ubukungu butuye isi, politike yose bizaba ibye. urumva, and political iki ni kimwe mu bintu uyu mugabo azakora nagera ku isi. book of Revelation ubutunzi, politike, buri kimwe cyose reign bizaba biri mu maboko ye, those ku buryo abantu bose bazaba bavuga bati twabuze akazi, twabuze amafaranga, need to have bazaba bameze nk'aho barimo barayabonera ubuntu. work of the beast izo zose zizaba ari imbaraga za Antikristo, kuko azaba yifuza yuko isi yose yabona ko artificial ari we gisubizo n'ibibazo by'abantu abo ari bo bose. urumva ibintu Antikristo entire world. azakora. ati uyu mugabo Fourth, politike yose intwaro zose, cyber war zino ntwaro za kirimbuzimu niho murabona zizaba ziri mu maboko ye, niwe uzaba ameze nk'aho azikontorora. on earth. amagambo All the uyu mugabo bivuze ngo azakora igishoboka cyose ku buryo abantu bose bazavuga bati use artificial intelligence, intwaro, ubushobozi, Logical. buri kimwe cyose, drone aya, and superpower buri kimwe cyose bibaye ibye, Yeah. arabifite mu ntoki ze. people uyu mugabo ntabwo azaba asanzwe, ku buryo abantu bose bazajya of communication and censorship bazajya bakontororwa nawe mu bintu bijyanye na communication cyangwa se ikoranabuhanga no kwitumanaho. spread fake news to deceive amakuru menshi cyane atari aya nyayo azakwirakwizwa. so use artificial ibyo ni bimwe mu bintu Antikristo azabasha gukoresha intelligence imbaraga, icyo bita artificial intelligence. Antikristo ngo azaba arimo arazikoresha, ariko to his government nanjye muri iyi minsi bino bintu birimo birantera ubwoba. we in the world today mbuga nkoranyambaga zose ziri kontororwa n'ama AI, and social artificial intelligence. only what is fake. mwa bantu mwe mwakijijwe mukemera Imana ko mbona iyi si byayo bitoroshye. I want to show you that it was not only Daniel who made njye ndimo
ndagira ngo mbereke ibindi bintu byinshi cyane Daniel yavuze. The use of science and ikoranabuhanga gusa technology niryo rizerekanwa, niryo zizagaragaza tekinoloji Jesus' return. mu gihe cya nyuma. Mbere yuko Yesu agaruka, nimubibona ibyo bintu muzamenye kuko tayari yenda kugaruka. The first one was made by Christ ndagira ngo mbabwire yuko himself hari ikintu cya mbere ngiye kubabwira cyakozwe na Yesu Kristo in Matthew chapter 20. muri Matayo ibice 24 Before, ubwo yavuganaga when he spoke with his disciples about ubwo yavuganaga n'abigishwa be at the end time. ababwira mu ku bijyanye n'ibihe by'imeruka. Turebe muri Matayo The disciple 24 would 10 na kangahe 14 signal kumve yababwiraga iki mu gihe cy'imeruka. Ndagira ngo wumve muri Matayo ibice 24 umurongo wa 14 haravuga ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo buhe ubuhamya bwo guhumuriza amahanga yose, nibwo imeruka izahera ko ize. Sinzi nimba murumva icyo kintu. his return. Sinzi nimba murumva icyo kintu. Gospel of his Ati icyo gihe preach. ni nabwo imeruka izahita iza. Buriya ngo ubutumwa bwiza buzaba bwaramaze kugera ku isi. Yesu azaza nta muntu n'umwe utarigeze yumva ubutumwa bwiza. With this prophet Mu buryo nawe wundi uvuga ati communicate njye narabuhunze ntabwo nageze mu rusengero by foot, nta kintu Imana izambaza. by horse, Uwo muntu nawe ubwe no longer ngo azaba yaramaze kumva ubutumwa bwiza. mail or message. Azi mbese Enough. ngo bimeze bite ku buryo atazavuga ati Mana Ivan. njye ntabwo nari mari nta kintu numvishije, Three ni ukuri mbabarira Mana. have a Oya, in their hand. isi yose abantu bazaba baramaze kumva ubutumwa bwiza. Almost half of ngo ni nabwo has Yesu Kristo azahera ko Time. ahite aza agaruke ku isi, ever made it ndetse as they do in ngo abamwizeye bose abajyane mu ijuru. his pocket. Ijambo ry'Imana. The potential Ubwo rero bene data ndagira ngo mbabwire ngo umwuka abyara mwe, by'umwihariko ni mwindi nyigisho z'ibinyoma. example Apana kuvuga ngo hakurya birimo birahabera niho hari kubera ubutumwa bwiza, niho hari Imana kurusha ahandi hose, ngo nurangiza uhita unyaruka ujyeyo. Oya, fulfilled. ibi byose nibo bamaze kubyiga. And that Gerageza ube umuntu that speaks about the possible use ufite inshingano, kandi inshingano ziba ari inshingano chapter. zo kuvuga ziti njyewe ijuru nzarijyamo uko byagenda kose. The two with Ariko nimba wumva nyine udakeneye kurijyamo, kurira uwo mwami wawe. Christ. Cyo nzi cyo nta kintu na kimwe azigera guhemba, Or many azaguhemba imihini gusa. finish their Ndaje mu kanya dukomeze, ndetse nkomeza mbatamo ibyegeranyo amakuru ijambo ry'Imana. Munyarukire kuri YouTube channel bise ngo ni The Real Magic, ubundi twikomereze. for them to be killed. Iyo mpamvu izagituma mbahereza izindi episode byihuse cyane bigishyushye.